ndamusisa ubwo mu kumusisa namusisaga ni nsa n'usutamye nawe yari yamanuye urutoki urumva yari yapfukamye nanjye nsutamye akajya antera udufinga amazi y'imena byatari ubwo nanjye ndi kumusisa umva ntigeze atinda asa nkaho ampiritse urabona kano gashyamba nyine kandi iwacu kaba kameze nk'akarimo isaso nk'agashashi narabanje ngakuramo ngashyira ku ruhande ubwo ndangije negeranya amabere ibaze reba ukuntu mfite amabere manini reba ibibere nigirira reba umutipe negeranyaga amabere ariko n'ubundi mboro sinyifungiremo neza yari afite imboro iteye ubwoba ubwo ndangije akajya azamuriramo imboro noneho nkayirigata ku mutwe umutipe aragenda arashyuka imboro irasara imera nk'ifashwe ibi giti neza ndavuga nti uyu mutipe noneho nintitonda aranyica aravuze ati wawu nuko wenda ntazi igihe uzazira nari kuzakugira ngo ajya kukwerekana yancumiti umva yarancumise arancumita ahandi aranyaza bigeraho ndarangiza none ndambwira ati mbabarira none urangize umutipe ntiyarangizaga ijya ngo sinzi ibintu yari akose oya nandicyo yari yanyweye pe ko nta gahunda twari dufitanye yo kurongorana nandicyo yari yanyweye rwose arancumita ubwo urangije musaba imbabazi arambwira ngo ndashaka ko arangiza ahita ambwira ngo nimujya hejuru mujya hejuru imboro nyicaramo none nkajya nyumvira mu nda man afite imboro iteye ubwoba none ikintu cyankuriye kurusha ikindi yagiye kurangiza arambwira ahita bimbwira nyine kwa kundi ritata byatani sheri ngiye kurangiza ubwo arangije ahita azimena ku kibuno mana we nibwo bwa mbere byari bimbaye byarankuruye sinibajya kugutera story umva ejo bundi naragiye njya i Nyamirambo hano neza hano uri kuri uyu muhanda ugera rwa Rutabura nuko nari ngiye guhura n'umutipe nyine n'ubwa mbere twari duhurirayo angurira amabyeri n'ibiki ndinywera aza kungurira n'inkoko turarya nyine turishimana byatari birangira mbwiye rero ngo arashaka ko tuzahuza tukabikurikirana rero urabizi nanjye ibyanjye ntibitinda inzoga zanjye urabizi ko iyo nzinyweye zihita zigira mu gituba neza niba umuntu azibariza mba ntatekereje kabiri nahise mubwira ati soze tukabikora ubu ngubu ko nta mpamvu yo gutinza systeme tubikora ubu ngubu birangije mu nzira nuko ubwo abayotsa yatse nyine agashambure twinjiramo ebana ariko n'umutipe w'umunebwe afite akaboro kakana umva turongorana nyine ko ari ubwa mbere nyine twari turongoranye ibaze ko ntanarangije ari ubwa mbere twari turongoranye kumubwira ngo sinarangije numvise binteye isoni mbonye yarangije nyine ibintu byose biri ku murongo ku giti kiwe ndavuga reka nigendere abangurira andi mabyeri urabizi nyine ibyanjye nahise mbwira ati rero reka nitahire njye mu rugo njye kureba ko mu rugo bimeze ubwo mandasohotse muri ako kabari twari turimo ndagenda nyine mpita mfata moto ku muhanda nateze umumotari aramanukana tujya urabizi ko kagashyamba nyine umuntu akata ahandi ku muhanda reba kaganda k'igitaka ukata hepfo gutya uhita ugera mu rugo mwana we niho nageze numva ashatse kunyara bya hatari baba we numva ndakubwiye bimwe bitabaho ndamwira motari babarira hagarara ahangaha manze ngiye kunyara ubwo motari nawe arahagarara
amaze guhagarara shasori ndwaye agakorora, amaze guhagarara rero ubwo ndazamuka nyine nanga kunyara mu nzira, ndazamuka haruguru njye kwikinga ku giti kugira ngo nyare, ubwo motari nawe mbona araparitse arankurikiye, ntitugeze imbere. Urabizi iyo umuntu yinywereye amabyeri inkari ziba ziri hafi aho ngaho, mpita nicara ndanyara ariko ubwo mbere yaho motari nkanani namubwiye ati motari mbabarira winkurikira n'ibiki unyara aho ngaho hirya rwose bataza no gutwara moto yawe. Ubwo kwa kundi nyine ndi kunyara nkabona mu kiganza cya motari ndi kukinyaramo, kunyara ukumva ikiganza kunyara mu kiganza cy'umuntu, nyihindukira gato ngiye kureba uwo ari Imana yahise ankubita finga ya danje, akinkubita sasa urabizi ko nari navuye na hariya ntanarangije n'umushyukwe n'ikindi kuwugendana, nahise nirekura numva neza ageze ahantu nashakaga ko agera. N'ubundi ebyiri urabizi ko iyo nzinyweye zihita zigera mu gituba neza zikagenda zigakwamiramo, mushyukwe wagarutse bushyashya. Yari umwana w'umutipe mutoya ariko afite imboro mana yanjye, afite imboro neza ingana n'aka kaboko, ako kano kaboko ni gato, ubwo ni akaguru, yari afite imboro nini bya hatari. Aba yishyize mu kanwa ndamusisa ariko nkajya mbona ndi gusisa umutwe w'imboro, ahandi yanze kwinjira mu kanwa neza, koko nyine igice cyose nari ndi gusisa umutwe kubera ubunini bwayo, mana yanjye. Ikindi gice cyose cy'imboro cyo hepfo cyose nyine ngifashe afite imboro ndende nini byibushye nini bya hatari ifatika. Ubwo ndangije mpita ndamusisa, ubwo mu kumusisa namusisaga nsa n'usutamye, nawe yari yamanuye urutoki, urumva yari yapfukamye nanjye nsutamye, akajya antera udufinga amazi yimena bya hatari. Ubwo nanjye ndi kumusisa ntigeze atinda asa nkaho ampiritse. Urabona kano gashyamba nyine kahandi iwacu kaba kameze nk'akarimo isaso nk'agashashi, umutipe yahise ampirika aransisa bya hatari, aransisa wongeye kubona umashyize mu rugoro. Yesu we, mbega ukuntu rwari runini, ibaze ko yarushyizemo ngahita mubwira ati buretse nkabanza kurushyira mu mabere kugira ngo rushyukwe cyane ku buryo atari buze gutinda kurangiza. Ndaruzana ndushyira mu mabere nkajya nkozaho akarimi, urumva nkakozaho akarimi mu mabere negeranyije amabere, urumva ndagenda neza. Urumva ikanzu nari nambaye narayizamuye, ko nari nambaye ikanzu ngufiya nari nashyizemo akantu k'agakora nyine ariko katagaragarira buri muntu wese, ku buryo nyine nshaka no kuva kuri moto ntagire umuntu ubona ko nambaye ubusa, n'uwambona akabona ko hari akantu kari karimo indani. Narabanje ngakuramo ngashyira ku ruhande, ubwo ndangije negeranya amabere. Reba ukuntu mfite amabere manini, reba ibibere nigirira, reba umutipe negeranyaga amabere ariko n'ubundi imboro sinyifungiremo neza, yari afite imboro iteye ubwoba. Ubwo ndangije akajya azamuriramo imboro, noneho nkayirigata ku mutwe, umutipe aragenda arashyuka, imboro irasara imera nk'ifashwe iba igiti neza. Ndavuga nti uyu mutipe noneho nintitonda aranyica. Ubwo arangije umutipe neza yasaze, yashyutswe byatari yasaze, arangije ahita ayimanuriramo anyonka amabere, arancumita hahandi
ewa numvise kiri kwaka umuriro ndavuga nti Mana y'isi n'ijuru, yarancumitse ndarangiza, aranyaza, imishini iragenda iba amazi, irakweduka iba miremire, ururenda rurisukama, ndagenda noneho mera nk'ishashe yajya nkora ku kibuno nkumva nta kibuno mfite, nkumva natitiye umubiri wose. Yarancumise ahagenda noneho imishino yose iba nk'isubira kugereranyiriza nka kwa kundi imboga ziba zahiye, iroroha bya hatari, hahandi nakoragaho nkagira ngo nta niyo mfite. Arancumita ubwo njye narangije nk'inshuro nk'eshanu, watararangiza na rimwe. Noneho ubwo yararebye abona nsa nkaho nananiwe, ubwo arambwira ngo se kuko nari nitwaje akantu kuri moto ngo waretse akakuzanira ngo ugasomaho. Umva yari yitwaje akantu ko kunywa nyine gahiye, none ubwo nibuka kari ko kwawe nanasinze rega, nisindiye umutipe yari yanguriye bya hatari, umutipe wari wamfubije mbere. Ubwo aragenda akazanye nsomaho nawe asomaho, noneho dutangira bushyashya. Dore noneho umutipe ngo arancumita, yarancumise ngira ngo nibwo bwa mbere ndongoranye kuva nabaho. Yarancumise noneho kwa hari no mu gashyamba bwari bwatangiye no kwira, ndagenda ndirekura, arancumita, amazi arameneka, ndataka ewana, hahandi n'ubundi kwitekereza iyo mboro nkumva igituba gisa kizamo amazi. None arancumita hahandi naravuze ati wawu, nuko wenda ntazi igihe uzazira, nari kuzakugera nkajya kukwerekana yancumiti. Umva yarancumise, arancumita hahandi, aranyaza, bigeraho ndarangiza. noneho ndambwira ati mbabarira noneho urangize. Umutipe ntiyarangizaga, yagira ngo sinzi ibintu yari akose, oya nta n'icyo yari yanyweye pe, kuko nta na gahunda twari dufitanye yo kurongorana, nta n'ikintu yari yanyweye rwose. Arancumita, ubwo urangije musaba imbabazi, arambwira ngo ndamubwira ndashaka ko arangiza, ahita ambwira ngo nimujya hejuru. Mujya hejuru imboro nyicaramo, noneho nkajya nyumvira mu nda, afite imboro iteye ubwoba, nkajya nyumvira mu nda nzi ku mutipe noneho ari burangize, ubwo muhinduriye positeri. Ubundi zose twazikoraga ngaramye, yanyihorera ashaka ari kumpata icyo bita imboro gusa. Mujya hejuru wapfa umutipe ntiyarangiza, arampindukiza mukubita k'inyuma. Bya bindi tuzi ngo akinyuma ngo kugenda ngo gukunama, wapi, umutipe yaragiye amfata gutya mu nda, amaze kumfata mu nda aramenesha, noneho hahandi numvaga ko nyine n'umuyaga ushobora kuza ugahita umpenangura. Noneho arambwira ngo niyoroshye, amfata mu nda, arangije ankubita k'inyuma kameze neza. Noneho ikintu cyankuriye kurusha ikindi, yagiye kurangiza arambwira, ahita abimbwira nyine kwa kundi yaritatse byatari sheri ngiye kurangiza. Ubwo arangije ahita azimena ku kibuno. Mana we, nibwo bwa mbere byari bimbaye, byarankuruye, numvishije ari ibisazi. noneho yazimenye ku kibuno, amenaho nkeya, arangije ahita asubiza mu gituba. Yesu we, ibaze ko nanjye ubwanjye nahise ndangiza. Ubwo byarankuruye hahandi. Noneho rero mba nkubwira ikindi kintu cya nyuma kibabaje muri iyo nkuru yanjye, ni uko nta nimero ye nasigaranye. Wumve ngo ndamukumbura nkumva ngiye gusara, kandi noneho sinzi aho namukura. Nyuma ndasubira kuri ako kabari twari turiho, niba nzabigenza ntumbaze. Nta nubwo yananyishyuje, yarangiye yangeza mu rugo, ntiyanyishyuza, arigendera. Nanjye ubwo mpita ninjira mu rugo, nimba azankumbura nanjye akaza kundeba simbizi. Ariko wumve ngo umva niwe mutipe kuri ino si kuva natangira gukora imibonano, niwe mutipe wansweye nkavuga ati cyakoze.
akwiye amanota ya mbere. Sha umva reka nkureke, reka ndebe utuntu nkora turasubira.